Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Madam Jannette Kagame yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro na kaminuza y'ubuvuzi n'ubuzima rusange, kaminuza ikorera mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Madam Jannette Kagame yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro ashimirwa umuhati ukomeye yashyize mu guteza imbere ubuvuzi, uburezi no guharanira ko byagera kuri buri wese nawe usigaye inyuma. Iyi mpamyabumenyi akaba yari yahawe na kaminuza y'ubuvuzi n'ubuzima rusange, kaminuza University of Global Health Equity. Iyi mpamyabumenyi yayihawe ku cyumweru tariki 25 Mutarama 2026 ubwo yari yitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 10 iyi kaminuza imaze ikorera mu Rwanda, ndetse ibikaba byarahuranye no gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri 78 basoje amasomo yabo bamaze imyaka 6 bari bamaze biga. Ibi bikaba byarabereye ku cyiciro gikuru cyayo giherereye i Butaro mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Madam Jannette Kagame yagaragaje ko ari by'agaciro kuba hawe impamyabumenyi, ashimira uruhare n'umusanzu by'iyi kaminuza University of Global Health Equity n'abanyeshuri bashozemo amasomo, agaragaza ko impinduramatwara bazanye zizashyigikira ubuzima. Ubwo yashyikirizwaga iyi mpamyabumenyi, Madam Jannette Kagame n'umuyobozi w'icyubahiro w'iyi kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi n'ubuzima rusange University of Global Health Equity, Dr. Jim Kim, yagize ati: "Ni umuyobozi wakoze cyane ku bijyanye n'uburezi, ubuzima n'iterambere ry'abaturage. Nk'umuyobozi w'icyubahiro wa Imbuto Foundation, Madam Jannette Kagame yaharaniye uburezi ku bana b'abakobwa, afasha abadafite ubushobozi kwiga neza, ateza imbere umuryango ndetse n'imishinga ijyanye n'ubuzima n'imyororokere, harimo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura, kuyikingira abana b'abakobwa, gusuzuma abagore no guhangana na virusi itera sida. Imirimo ye yafashije ibihumbi by'abantu haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo." Madam Jannette Kagame kandi yashimiye uruhare rwe mu kwita ku buzima bw'abana bavuka, kurwanya kanseri, indwara zo mu mutwe, ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire, guteza imbere abari n'abategarugori, kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda, byose bituma u Rwanda ruhiga ibindi bihugu mu kwimakaza iterambere ridaheza. Madam Jannette Kagame kandi yashimiwe uruhare rwe rukomeye yagize mu guteza imbere iyi kaminuza University of Global Health Equity kuva yatangira gukorera mu Rwanda, by'umwihariko akaba yarabikoze mbere na nyuma y'uko Dr. Paul Fama yari amaze kwitaba Imana, yijeje iyi kaminuza ko izakomeza gukora neza. Madam Jannette Kagame kandi yagaragaje ko ari by'agaciro kuba yahawe iyo mpamyabumenyi, ashimira uruhare n'umusanzu by'iyi kaminuza n'abanyeshuri basozemo amasomo, agaragaza ko hari impinduramatwara bazanye zizashyigikira ubuzima. Yavuze ko kandi atabona amagambo asobanura uwo munsi, ariko ari by'agaciro kuba yahawe iyo mpamyabumenyi. Madam Jannette Kagame mu magambo yakaba yagize ati: "Mbashimiye impamyabumenyi mu mayi kandi nyakiranye guca bugufi. Gushimirwa muri ubu buryo ni impano nabona amagambo ahagije yo kuyivugaho." Madam Jannette Kagame kandi yashimiye abasoje amasomo yabo, avuga ko uruhare rwabo ruzagoboka ubuzima kandi rubateza imbere binyuze mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije ubuzima mu buryo bwa bugufi aho gushakira ibisubizo ahandi. Abanyeshuri basoje amasomo yabo bayasoje nyuma y'imyaka irenga 6 bamaze biga, kuko batangiye kwiga mu mwaka 2019, bakaba ari nabo ba mbere bahawe impamyabumenyi kuva ishami rya Butaro ryafungurwa mu Rwanda. Ubundi iyi kaminuza ya University of Global Health Equity yafunguye imiryango mu Rwanda mu mwaka 2015, bigizwemo uruhare n'umuryango wita ku buzima witwa Partner in Health, bigizwemo uruhare na Dr. Paul Fama witabye Imana mu mwaka 2022. Madam Jannette Kagame wahaye impamyabumenyi yagiye ahabwa n'ibindi bihembo ku rwego mpuzamahanga, aho yagiye ashimirwa uruhare rwe mu guteza imbere ubuzima n'uburezi, ubumwe n'ubwiyunge ndetse no guteza imbere imibereho y'abagore n'abakobwa. Mu kwezi ko Kwakira mu mwaka 2025, Madam Jannette Kagame yahawe igihembo cy'ihuriro mpuzamahanga ry'abaganga b'inzobere bita ku buzima b'abagore, rizwi nka FIGO, kubera uruhare rwe yagize mu guteza imbere ubuzima bw'abagore n'ubw'umwana w'umukobwa. Yahawe kandi igihembo cya African Woman of Excellence Award mu mwaka 2018 kubera ibikorwa by'indashyikirwa mu gushyigikira iterambere ry'abagore n'imiryango itishoboye muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, kubera uruhare rwe yagize mu guhindura ubuzima bw'abaturage. Iyi kaminuza ya University of Global Health Equity ubwo yatangaga izi mpamyabumenyi ku banyeshuri basoje, hari na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Nsengiyumva, ndetse nawe akaba yagize icyo abwira abanyeshuri basoje amasomo muri iyi kaminuza. Iyi kaminuza kandi ni nayo yizemo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Butaro, aho yizemo icyiciro cya 3 cya kaminuza. Nibyo wakoze kuba natwe kuva ku minota mbere kugera kwa nyuma. Niba ari ubwa ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe, ubundi ukajya natwe imigano n'amakuru dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.